mpagaze hano imbere yanyu ngira ngo nshimire Imana. Namaze igihe kinini cyane senga Imana, hari icyo nasengeraga Imana cyane, nari mfite icyifuzo biga umuhigo vuga ngo Imana nigisohoza zahagarara hano imbere y'itorero shima Imana. Ndashimira Imana ko mpagaze imbere yanyu hano shima Imana kuko icyo nayisabye igihe kinini cyane yarakinkoreye. Mumfashe dushimire Imana yakabyara yaranyumvishije. Nari maze igihe kinini cyane nanjye ndi umushomeri nta kazi ngira, ariko nubwo nta kazi nagiraga ntago ari uko ntari mfite amafaranga. Mu by'ukuri nari nyafite, ntago yari makeya, ariko nari narabuze ikintu cyo kuyakoresha. Nkajya senga Imana nkavuga ati se Mana wantabaye nkabona ikintu nkora. Ariko hari hashize igihe gitoya nari maze kubona perime, numvaga ikintu niyumvamo ari gutwara imodoka, ariko nkumva ntakorera undi muntu, nkumva ngewe nakwikorera ku giti cyanjye. Amafaranga nari mfite miliyoni 7, mwumva ko ntago ari amafaranga makeya. Wenda ku bantu bafite aho bageze wenda barumva ari makeya, ariko nkatwe tukishakisha ntago ari amafaranga makeya. Ariko hano hanze ibintu byose hano hanze ni competition. Narebaga imodokari ihuye na miliyoni 7 nkabona ni imodokari mu by'ukuri iciriritse iri hasi cyane. Ibyifuzo byanjye nari mfite icyifuzo cyo kuvuga numvaga nshaka imodoka wenda ifite agaciro ka miliyoni 15. Urumva ko nta na kimwe cya kabiri cy'amafaranga nari mfite, ariko ndasenga cyane ndavuga ngo mu by'ukuri Imana ikora ibitangaza nanjye zamfasha. Sinzi uko bizagenda, sinzi izohereza, sinzi aho bizanyura, ariko nkavuga ngo Imana umunsi umwe wenda izabikora. Narasenze koko mu by'ukuri nafashe igihe gikomeye cyane, nkajya nanabyuka saa 9 za nijoro. Nigeze kuza gusenga hano baravuga ngo nagiye mbyumva kenshi, sibye no kuzana hano najyaga numva abantu bavuga ngo kubyuka saa 9 amategesho ya nijoro niho Imana ikunda gusubiriza cyane. Nabyukaga saa 9 za nijoro nkabyuka ngasenga, ariko mu by'ukuri ndashima Imana ko icyo nashakaga yakibonye kano kanya. Ubu ngubu ufite imodokari ifite agaciro ka miliyoni 20. Ndore ngiri iri haruguru ni Land Cruiser, iyo bikunda kwita Prado nyana sinzirimba muyizi, iparitse hari haruguru. Wenda mushobora kuvuga mu kumva ari ibintu by'ibikabyo, ababasha kumunguruka ari murunguruke. Land Cruiser iparitse hariya ni nziza cyane, ni nshyashya. Numvaga nshaka imodokari yo gushyira mu mishinga ya leta, nshaka kujya ntwara ibintu by'abageni mu makwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkimara kuyigura hashize n'iminsi 2 nahise mbona ikiraka cy'iminsi 11 muri statistique, ntwara abakozi bo muri statistique. Ndashimira Imana cyane. Mu byumweru bibyaye bishize rero niyo mpamvu ntageraga hangaha, urumva nari mfite ikiraka. Ndashima Imana rero ibyo yakoze, urumva ni ibintu by'agatangaza, ntago nezi ko byakunda, ariko Imana yanyoherereje umuntu amafaranga yaburaga arayanzanira mu gikapu, arambwira ngo bikore ibyo wifuje kuva kera. Ntago navuga byinshi, icyo cyanzanye hano no gushima Imana, kuko numvaga ko Imana nibinkorera mu by'ukuri nzahagara hano imbere yanyu ngashima Imana. Ndashimira Imana ko uyu munsi ugeze, kandi nkaba mpagaze nkaba nyishimiye. Imana nihabwa icyubahiro. Ndasaba Bishop wacu andambure ibiganza. Murabizi akazi k'ubushoferi mu muhanda ntaho kaba koroshye, umuntu abagomba no kwitabaza amasengesho. Abantu nk'aba ngaba bafite impano bakadusengera kugira ngo Imana ikomeze duhagarareho mu by'ukuri. Niyo mpamvu musaba kugira ngo andambike ibiganza mu by'ukuri abashe kusabirisha ku Mana. Murakoze cyane. Tukamaho dusenge, tumutunge ibiganza dusenga Imana. Ntago nzi turo yateguye uko ringana, ariko ngewe yezi yego, ariko ngewe kuva none kugeza kuri Noheri nibura ndamusaba ituro ry'intebe 50. Izo ntebe mwicayemo ni izararume ntago ari izanyu. Yego rero Imana yatanze imodoka ya miliyoni 20
gukuraho ibihumbi 100, 200, 300, ukagura intebe 50, ukicaza abantu 50. Mureke gutegereza abazungu, nitwe bazungu. Bwira umuntu ngo niwe muzungu. Amen. 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 Se murimo muranyumva? Namwe mukurikirana umurage w'abera, murimo muranyumva? Nimwe bazungu, nimwe dukeneye, nimwe twifuza. Itorero rya paritse imodoka, rifite umukristo parika imodoka ya miliyoni 20, rikodesha intebe gute? Barizo muntu ngurumva nta soni ufite wowe. Amen. Amen. Urabyemeye wa mugabo? Sawa. Hanyuma nanjye reka muhesha umugisha rero. Murambura ibiganza hano, nawe uzangurire nk'icumi, uze nguhesha umugabo. Icyo gikara wicaranye aho ngaho, ndaza kubaha ubuhamya mbabwira. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye. Iyo uvugira ibintu hano, abantu babumva ari ibisanzwe, ariko iki ni igihamya cy'ibyo ugenda ukora n'ibyo uvuga. Sengeye umugaragu wawe, mwatuyeho uburinzi, mwatuyeho umugisha. Kabiri, sengeye imodoka watanze, nyisabiye umugisha, uyirinde gupfa, uyirinde aksida, uyirinde ibibazo, uzamurinda bamwambura. Kandi turasenze ngo mukure ku rwego, umugeze ku rundi rwego. Amen. Imodoka yabonetse, ejo hazaboneke n'indi, ejo hazaboneke n'indi, ejo hazaboneke n'inzu, haboneke n'indi, haboneke n'igeretse. Kuko ikikubahisha nuko udukorera ibitangaza. Tugukomeye amashyi tugushimira ko ibyo bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Hari akandi kabona nibagiwe. Murumva ko iriya modoka aricyo nayiguriye no kugikora mu makwe no mu mishinga igiye itandukanye, ariko nk'abantu bajya bakoresha ubukwe bajya bampamagara kugira ngo bumve nimba yabiba hari, ramutse bayihari. Ego. Ndamushimiye cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reba hano.